Rukota nabimeze biteze. Ako rukota reka tume no muceri sibyo nogera isoni. Nta soni ngira. Hano no kubaza ikibazo tugiye kubazanya ibibazo banyarwandakazi. Tugiye kubazanya ibibazo ngiye nawe ruga by'ukuri nakubeshyanya. Ubundi abanyamerika barabije bafite akamashini bagucomekaho ku buryo ubeshya kagasona. Twebwe rero muri Afrika nako tugira mwa. Ubu ari byo ari bumbeshye. Uratangira umbaza. Hoya banza umbaza. Banza ngubaze. Okay. Tugitangira Nyamirambo ngira ngo mu myaka nk'itatu ishize gutyo. Tugitangira Nyamirambo. Bwa mbere duhura nge nawe. Yego. Wanekereje hiki? Tugihura nge nawe bwa mbere tugihurira kwa Jazz bwa mbere. Twari tumaje gushutinga filime. Sibyo? Ngiye nyikubona. Yego. Ni filime twari gushutinga. Yego, ni filime twari gushutinga. Ngiye nyikubona Rukotana. Man nyine nahise numva ngupinze. Ati kubera iki nagaruka utari umusirimu. Wari wambaye nyine boro yikanzu ya shokora. Nyine ngiye nago ngiye nishimira umuntu. Sorry mumbabarira abashiti banjye. Nago nyine kubera ukuntu nakubonye. Ngiye nzi ko nyine nakubonye wambaye ikanzu urumva ari ukuntu umuntu wenda ashaka kubona nk'undi yambaye nk'agakabutura agahita avuga ati cyazura mu kapo yambaye neza. Nuvuga ngo wowe ikintu twapfuye ni imyambarire. Nyine nahise mvuga ati sura umuntu burarura rukanzu yaruzanye hano yabitekerejeho. Urabona hano ari mu musigiti. Irakanzu amafaranga. Ntabwo ibyo nari mbyitayeho. Ntabwo nabyo waruzi. Oya ntabwo nari mbyitayeho cyane ko niyo nyamenya nyine nta kintu byaye kuba bimbwiye. Ubundi iyo nza nambaye ikanzu rwose ari kuvuga ati umujama ndumva musaba. Ntabwo byabaye iyo biba wenda. Oya icyo dupfuye ni ikanzu. Oya ntabwo byabaye. Hanyuma yabwo nzingarutse nta kanzu nambaye. Si kwa Yesu inshuti yacu gutyo. We vugisha ukuri. Cyakora nyine wari umwana mwiza bitewe n'uburyo nyine wagiye twitwaraho twigaragariza sibyo kuko ndumva ko bukeye bwa Yesu uza tujya gukora ikiganiro. Nyine nahise mbona ntabwo ari ikiganiro ni plaka twakoze. Ni ikiganiro. Twabanje gukora ikiganiro ntabwo byibuka kuri ya restaurant hari mu biryo. Tuvuyeyo duhita dukora prank ntabwo byibuka ariko. Bwa mbere twakoze prank. Banza wumva ukuntu byagiye. Twazamutse tugiye gukora prank. Oya ngenda byibuka byose. Twavuye mu rugo twicara mu modoka urumva nambaye agakabutura k'umukara urumva n'ishati tujya gukora ikiganiro muri restaurant. Tuvuye mu itamuvuga ati ngiye kwambara ikanzu dukore prank y'imodoka. Ntabwo byibuka bro. Ubwo nibyo. Okay ngewe bwa mbere oya igihe tumaranye wari wifuza ko nge nawe twaryamana. Hasenga. Nahise muri kuvuga ngo Oya ntago ndabyifuza. Okay. Sambaza. Oya narase oya. Ntago umuntu ntago ari kubeshya. Ntago turi kubeshya. Oya ngewe cyakoze cyo ahantu byigeze kuba imbere. Urukundo rwawe na Derek rutarakomera. Rana cyagiye tugikora plaka z'amamodoka kera. Abisiko bitari byakaba ko mfamuti mwamukigerageza ngo buri muntu wese yaraguteretaga nako muri team. Yesuwe. Ntabwo byo boro byigeze bibaho. Uziko bura muri team yacu nta n'umuntu wanese bose bazagamo bakankunda ariko nta n'umwe wigeze undereta. None se ahubwo washatse no kubigerageza dore yari ari gucata nuriya kuri phone. Nako se bombe genze niko byabaye mbizi. Reka duhere ku muntu wa mbere muri team. Hajya ninde mu mujama wari wakugigiye akajya no gukoreshereza ashaka gukora kujya mujyane gukoresha imisatsi. Kumperekeza. Kugwerekeza. Imisatsi yo numugabo wanjye wari wayinkoreshereje. Oya we yaragigiye avuga ngo nago biri aranagutegereza. Ashaka kumperekeza. Umuntu ninde mwana? Nago uramushaka. Simba nifuza kumuvuga mu kanwa kanjye ibyo tubireke. Okay, kanjye nkubaze. Kuva dutangirana. Barifuza kuryamana nanjye. Oya, nawe nabyifuza. Asamahani kuri guseka biko. Na kantu gakanu nukari katera ngo wumve kate. Okay. Iyo turi gukora sene zo kuryamana. Ujye ushyuka hagati yanjye nawe. Ngo ya wiseka tikukubaza. Iyo turi gukora zira boro zo mu buriri nka kujyaho nka gusoma cyangwa gufata nyine kuri tuba duhoberanye. Wari wumva umubiri nago naye nashyuka kuko ngewe kugira ngo ncyukwe si byari ibintu bakora.
ntabwo umuntu wenda yandyama hejuru ngo mpite numva ndabishatse, nta nubwo umuntu yamobera ngo mpite numva ndabishatse, kereka ku kantu kamwe konyine ukaza ukagakora shabwo byahita biba bino ejo wagira ngo turivuge gakeya urumva ntago byabura uruga ntago byabura uzi impamvu ejo bundi turi gucutinga turi mu cyumba hariya waravuze ngo birabaye na Derika hari ngo ndikumva ngo byanze neka nuko wenda tutari abahungu ngo wenda dushye uko ibintu bitumbaraza imbere ariko ngiye ntago rwose ibyo bintu byawe byambaho pe ari umunezero ntago reba nkagucenda ngo ngufasheho ngo numvishe ngo mbishatse muri njye wapi njye hari ibintu ugomba gukora rero ibyo bintu utabizi ni ibiki rero ndetse ndabikubwira ngo reka nyine we twavuze ko turi kubazanya ibibazo niba ko uba ushaka yuko tugira oya ntabwo mba nshaka ko tujyana kukubaza password yawe kukubaza ntabwo ndi none se password yanjye ndabikubwira ngo bigende gute rega harye wasanga atari wowe uyifite wenyine n'abandi muyihuriyeho ngira ngo uzahakore rero oya nahakorane nikurese ntabwo ari kure niba ari hafi rero hambwire ntabwo ari kure ntabwo ari kure ariko nyine ndabura ariko ntawe nkubwiye uzahambwira se none se wowe kuvuze ngo ntabwo wigeze wifuza kuryamana nanjye reka noneho dukore iki turi kubyifuza noneho hagati yanjye nawe ubu nona nzakore ubwo uraje nyine reka njye nawe ubu noneho hagati yanjye nawe uragira ngo abantu bajye bavuga ngo njye nawe turabikora kandi nabyo dukoreshwe ese ubundi iyo abantu bakubwiye ngo iyo bakubaza maze kubazwa n'abantu bangahe ngo njye nawe ngo twararyamanye reka nkusetse ejo bundi cyagiye tugenda harahirya cyagiye twasohotse kwa Nyagisose yansoye akambaza ngo njye nawe ngo twarabikoze ni ngo mbarumubwiza ukuri we na Rukotana mwarabikoze gute nyine babikubaza nyine amatsika bifite ngo bimaze iki ndabizi se ngewe nese ubundi njye nawe twabikora gute wowe n'umugabo wamumeze nk'urwara n'amara n'inuze nese twabikorera ubwo reka tubara amaraso n'umubiri ushatse kuvuga ko umuntu ashatse kurya akantu atakarya ntabwo ni izina ry'Imana kugira ngo umuntu warya umugore wanuze wa Derika niwe muntu waba uzi kurya abantu bose kuri iyi si yamurya ate kubera iki kuva kubona ngiye mubonana na Derika ntabwo se cyazo cyo rimwe twize kujya Gisenyi nibwo twagutaye kandi nabwo n'ubundi yari video call buri kanya nese mwabikora ako harimo umudamu uri kukugigira ndagati sinzabyibagirwa uramuniga anyambaye n'ibihumbi byanjye 500 niga ariko ntabwo ndasozanye nawe man Boston reka nakuvuge no mwizina Yesu mwami none aramuvuze ndamuvuze ntabwo yanwa ntagukata muniga namwohaye imodoka ayimarana ukwezi agenda atanyishyuye bro ntabwo bura nuko naragira nuza mu Rwanda ariko nanjye ubwo murabivuze nanjye nari nacecetse ariko ubwo ngiye kubivuga ngo mwaguze ndayi Gisenyi amakuru yansanze mu rugo ninde wabikubwiye umuniga twagiye umuniga uvuga abantu ngewe na Derika twari turi ngewe na Derika twari uretse gato mukagura indaya buro abantu biyubashye nkamwe umva kuntu byagenze rero kugira ngo iyo ndaya tuyigure reka nyine mubwire ku byawe tujye kuyigura twa turi hano i Kigali umuniga aramamagara wo bita Boston ngo nitugende Gisenyi na icyo gihe ifite n'imodoka turinda twateze imodoka isanzwe imodoka yawe yari yajyanye oya ntabwo ari wari yajyanye ahubwo yari iri inaha twe dutega bisanzwe ko yari afite imodoka yego ntabwo ari imodoka yanjye yari afite noneho tugezeyo umuniga tugeze Gisenyi ashaka kugira ngo akate kandi agira isoni ntabwo ari mwebwe mwayiguriye twaragiye hari urambe bibi bamwitandura twajyanye wakundanaga na Chris Peach yitwa nde Nineri yego ibaze ko twagiye kumuzanira indaya tugejeje mu nzu niba yarayigaye niba byaragenze bite tuyorugunu twayisora nyine ngitahe ubwo haza umubebe bitanira yaratugobotse ngene nagiye kare nabasize muri saro bari kugigirana navuga ati turayisora gute nagiye iyo nk'umuntu ababona muri kugura indaya akabafata nk'akavideo ni izina ry'Imana cyo gisebo cyame twari kwa mwagiye kuyigurira undi mujama none ataye namwe muri kuyigurira ese ko twatuzi ngo no mu diaspora basafite n'ibiceri twaje twara cyaza cyo man sha umva
hari aba diaspora bo mu Bushinwa, hari abo mu Buyapani, hari abo mu Buhinde, hari abo muri Amerika, hari abo muri Canada. Aba diaspora so batandukanye. Hari aba diaspora nyine bari hariya, ako sobora mu Bushinwa nawe n'umu diaspora. Ubundi mu Bushinwa, mu Buyapani, muri Korea. Sesi yabasohokanya akabatamo. Si yabasohokanya akabatamo. Nko kujya Dubai ukabangura mu diaspora. Yewe mu diaspora ngiye mbabarana. Hari ibihugu bibiri ngiye mbara mu diaspora. Canada na Amerika bari ngo mbangura mu diaspora. Ko muri kuvuga ngo nabiceri yarafite kandi yarabahamagaye akavuga ati muze mbatemo Igisenyi. Nta kintu yigeze abatamo kigaragara. No ese ko twariye kwa Jessica. Ko twariye kwa Jessica urumva yaradutaye. Yabaguriye. Twariye kwa Jessica Karim. Yesu we. Uzundi bwa bitugurira nge sinahamagara umuntu ngo uteme izino sa. Ibi bundi se niyo yakugurira umuntu ni ibintu bya danda. Yabaguriye. Usibye ko nta kintu yatuguriye. Urumva? Ariko nawe yaragusabye. Umuniga aguhamagare turi Igisenyi mwana. Mukorera ikiganiro kiyo nyimukorera ari kure. Umuniga yasabye uruga aramukigira amubwira ukuntu ngo twagiye mu ndaya ngo twagiye mu ndari we twagiye kwishakira amubwira ibiboro byinshi cyane ndavuga si umuniga cyaje Boston imbwa mane kambe kubwire kuri kamera Yesi njya ry'umuce n'undi nanzu nyishyurira buri imbwa ngiye buriya kuvarana nyambe n'ibihumbi bya 500 buriya ntago bizarangira hanga amafaranga yanjye atarayama ari gihe azaza mu Rwanda man ewana sha tugigirane polisi abariza kudukiza buriya nuko waje nyine nyifite agatima keza Randi Road wawe akaduturisha ibaze ko Randi Road wiwe yakodeshaga muri apartment n'ubu voice note yiwe ndacyayifite yaramwinginze tuwabare basi niba nana amafaranga ufite uzagenda uyamwoherereza habe n'ibiceri 500 yanyoherereje ariko ikiza no kuri umunyarwanda nanjye nka munyarwanda agiye tuzakubitana ewana mwereke ko nanjye nyine nta muntu urya kanje ngagaheze ako twagiye mu gihe umaranye na Derek nabaye batipe bajya bakwandikira baba mu Rwanda wabuze amasura yabo akavuga ati uyu mutipe aranyandikiye ngo tuzaryamane nta mwanya naba nabahaye ariko barahari bakubwira ati ngenda gukunda nkubonye bya yego se niyo wabanyandikiye sinabimbona nyine ngo ngusubize kuko abantu babanyandikiye ni benshi hari igihe abatipe bajya bakwandikira Derek akaba ari ubasubiza hari uwo yigeze gusubiza amafaranga menshi wareye yarari no muri team yacu amafaranga menshi wareye umugabo nangahe amafaranga menshi nariye y'umugabo ukavuga ati umugabo ndamusoje nayo pe nago yabura man amafaranga nariye menshi y'umugabo ukavuga ati uri murandujisha ndi kuvuga nyuma y'umugabo wawe nyuma y'amafaranga nariye nagara y'umunyarwanda nayo munyamerika okay mu ba ex bawe ugira ukavuga ati nguyu rwose yaramamije yitwa ndo mu ex yaramamije gute uvuga ati twarahuye nguyu harashya ndamwumva muramwibuka shana mu ex wanjye njya nibuka ari murabe nawe twavuze ko wana akibutse ntabwo yarazi gukora ibintu rero nta mu ex ni Ibrahim hajya ni Ibrahim ganyumvira dare kandi rukata n'ibintu kuzana nagari hajya jyazi ne ari kukwita ninde mwana guzitwa izina rye mwana ibaze kuba umugore wawe akubwira ati hari izina nkunda ndashaka kuzaryitwa uwo muntu ntabwo uba umwibuka ngaye mwizini n'uyinjira idini uretse nkubaze wambaje nanjye nagushubije utambeshya ariko tumbwize ukuri muri timu yose y'abakobwa twagiye dukorana mbwiramo umukobwa wa kazi nakaze nawe urimo rukota utangiye kuzanamo ibintu by'ubujura oya ukereka niba uvugamo egisi wanjye kuko egisi wanjye we mwarimu muzi n'ubundi twarakinanaga wase simumuzi wase we ko ukeka niba muvuga ko twabikoze mbere no murusi wandi wakunaraga n'umurusiya ako mwana uri kumva none se ko hari ikiganiro twigeze gukora umwana akavuga ngo waramusabye yarakubeshyeraga uvuga izina rye ujya kunyura ku ruhande hasa mutwe narilahi we umwe wa Boston higo mwana wigeze kurira ngo araze kasa mutwe yagiye banza kuva yabona biriya bintu yarasahunga oya ashobora kuba kivuga kintu n'ahandi ya ball
Nageze mani ari yicara ngumva abantu twakoranaga ariko nuko bamwe bagiye bazana ubugoryi. Ariko umuntu nakumbura ngiye ni nka babiri. Uwase nanuze na nurana kubwira ko wakinaga kwa Bakiramani no kwa Banyagisi. Dada yari umwana mwiza. Ariko ngo bari abana nuze yarabakase. Boston ise? Aya ntago barayabakase. Boston abayikina. Ese umupadiri akatata. Hasubana mu mupadiri akatata. Uwo mupadiri se ko yansabye igitsina yakinsabye adashaka kugikata. Ase uyu muhati kumva ko wenda padiri akora bundi ba padiri. Ngiye nagaruko ngenda mani. Nago ngenda umudandaza. Ese yaguhaye amafaranga ngahe? Yakubwiye ngagwa ngahe? Sibyo ko yari twari kuvugana ibiciro namwemereye twari kuvugana ibiciro. Yari yakubwiye ko agwa amafaranga. Yarangigiye abona byanze ashaka no kuzana iby'ibiceri. Uvugisha uko? Namwati wapize staff ngiye nago ndigenderana. Kuki utavuze ngakubita imodoka hasi mwana? Njyamane nayo ngama imodoka se. Deri nago ari kuyemerera. Igisubizo ntabwo umuntu ajya gisubiza. Niko yaba ari kuncuruza. Oya reka ngubaze. Umukire reka ngubaze Deri. Umukire akavuga ati ngende gukura mu kode ngukire mu nzu. Ngati umugore wa Miss Tatu. Ntabwo wamutanga. Nasubiza. Unganurira agende mu bibazo byacu. Okay, reka ngubaze. Nimbere y'Imana. Buretse gato. Deri ke ntabwo ari mu bibazo byacu. Reka twe twibarize. Bano ubukode kuno buduhagaze hejuru. Barandiro rimwe na rimwe namwe batugirira nta mikino baba badushyiriramo. Hagize umuntu avuga ati ngenda guhereza kadastere muri Norvege ya miliyoni nka 30 cyangwa 40. Kate gatatu wahita umuhaka cyagenda ukabiganiraho n'umugabo wawe ukabanza ukumva igisubizo cye. Ngiye nago reka nago byakunda. Ndi kukubaza. Reka nano nkubwire ureka no kubibaza uko byabayeho. Ngiye wari umuntu wambwiye ngo mubyarira umwana amereze inda. Oya reka kuvana kubyo kubyara ko kubyara ni mu ruho n'ubundi yanatuma uruho. Kandi yari kunungana n'umwana we. Oya reka nibyo ngibyagiye umuntu ahinduka. Abashaka no kwikatira rimwe na rimwe. Nago ngiye nakatana n'umuntu ngagiye kumpa ikintu. Akaguhinzuka yanga. Reka nago byakunda. Uramufite se ngo ndangire. Usibye nibyo n'umugabo wanjye avuze ati mukate urumva. Ngo uduhikinge. Reka none nibarize Deri kari nyuma ya kamera. Mubaze. Deri hagize umumamuzi. Arakubwira ati buretse abangenda guhinza. Umwato nka kabiri ntago wamukata. Bivane mu bandi ibintu bijyanye n'ubuzima mujye muri kubiganiraho. Ibintu baganira iri box. Ubura yabyemeye yamukata kamuhi. Atamukata ariko. Ubukode urabuza ko kiza nuko muri kudusubiriza. Nyine wavuga ngo yigo cyangwa oya. Ndakwiyamye mwana. Ya mukata. Twabonanye ruko nabuze ibyo bimama nkata. Ako byari byanabuze. Yigo. Ndakwiyamye shumye. Akaribure yanyutsigaye ngenda nkibona gake. Akose ni yihe mwana? Nga nawe tubwire. Icyo kimama kije kikavuga ati deretaje hariya n'imodoka bayinwa. Van etage navuga ikibanza we van etage mu magambo. Urajya kwisimbukuriza kubera. Ureke cyaza muvuga n'abantu bataba. Umuntu se urumva wamukura. Uravuga etage. We nambwire. Akambwire nambwire ikibanza. Namukata. Baba wari kabo. Nese kukata umuntu nani igihumbi ari buguhe. Ako nese kuki muri kuvuga ngo nago babaho kandi babaho. Bari hehe nyine babwira. Baba hehe babimuga. Mwebwe mwarababuze ariko abandi barababona. Ku buryo umuntu wamukata akaguha amafaranga akaguhinza. Ku buryo umuntu wamukata akaguhereza amafaranga. Ako sharo wonzi nayo wakata gufi ubahaga ibice. Ako umuvandimwe mfite n'abakata babona ariyo mpamvu umugani ibereye uko. Hasi umuntu ikibazo ababona. Man uziko umubebi nurebe kuna ababebi twabaye ibicucu tutanatekereza neza. Uziko nana abasore bikiye basigaye barongora abakobwa bakaba bari bo basubira inyuma bakabahereza amafaranga. Hakurumva ni byiza. Bakongoye ugiye no kwishyura ari we ba. Ni byiza. Sara umuntu upfa kuryohera. Hakoreka nkubaza. Ukeka yuko abakobwa rega abagabo barabaye bakeya mwana bagomba kubagura. Nago biramba ibyo bintu. Nago biramba ariko umukobwa ukwitaho mwana bura nago wamureka. Ibyo nuko wenda abantu mu byirengagiza. Okay tuvuga urugero umukobwa kwishyurira inzu. Araguhahira. Agukora buri kimwe cyose kandi aranagukunda byanyabyo. Uwo muntu wamureka. None se uzatungwa n'umugore uzaba umugabo rya. Ugize wumva ko wese ako kucyo. Icyo gihe uzaba uri imbwa nago uzaba uri umugabo. Okay yutunzwe n'umugabo. Baretse gato yutunzwe n'umugabo. Yutunzwe n'umugabo akagutunga. Wowe uri imbwa akazi.
woya none n'abantu bikunda reka nkubwire n'imbere y'Imana reka nkubwire umutipe wese utunzwe n'umukobwa aba ari imbwa gute nyine kandi ari umwe azagira igitekerezo cyo kuvuga ati reka nkore iki ngiki nera imbere wavukiye azahora agenda munsi y'inguti wavukiye hajya ujya kuvuka wavukiye ujya kuvuka wavutse ku babyeyi bombi none se navutse ku hanyuma umuhungu yavutse ku biki mani njye oya ndakubaza usubiza oya wimbwira ngo unyumva umuhungu we yavutse wowe ubwaye kuki wivugiraga ngo nta mudespora wakwishyurira inzu urumva ngagukorere buri kimwe cyose ko namubuze oya nuko wenda watsani ushaka kuba wenda nabikunda tujye tuvugisha ukuri niba agufashije kabiri mukagira nk'akantu mushwanira akajya kukwanika harangowe n'inyigutunze hari ikibazo se hari ikibazo se manire mujye kukwanika yarakwishyura reka nkubaze oya mujye mubaseriye mujye mureka kubimbwa ngo mugendere munsi y'abakobwa ngo reka mbaze bano bakobwa bane bari hano ratereka mbabaza hari umuntu urimo wanyishyura inzu ukwezi kumwe ngo tuganize arimo babwire bishyure arimo ngwino hano kuri kamera genda kuri kamera ubyemere ngwino hano ubyemere ko uzanyishyura ukwezi gutaha hanyuma nushaka unyitima Ninyukwita se uzabayo cyanzaza n'imiti guhindurira. Ngwino hano cyane. Reka ntago ndoye. Ubundi niwe wari todukeni. Ibyo kuvuga ngo niki nzabayo se. Uzabayo nyine. Ugenda unamoka mu muhanda. Arewe. Ubwo se isa gutereza kunuko dufi. Hari ikibazo se. Keretse ubwo afashe diki yakayishyira mu gahaha. Hari ikintu bajya bitiranya muri buno buzima. Ubuzima tubayemo ni magirirane. Niyo mpamvu bavuga ngo uburinganire. Niba u Rwanda bivuze ngo uburingane ntabwo bavuze ngo genda uringanire gutya bisanzwe zana 50 zana 50 turinganize uri kumva oya mani mujye mureka kwigira gutyo sibyo mwese murabizi umugabo utunzwe n'umugore yitwa imbwa nkuko mubyita hanyuma umugore utunzwe n'umugabo yitwa iki aba mutunze gusa se ko bose baba bafatanye bagakora turi kuvuga wa musore wicara akavuga ati njye mva umusore navuze ukuntu ameze ikintu cyica abagore igisanya ningo kwa kuntu umugabo agera mu bushomeri akabura amafaranga umugore afite amafaranga narangiza avuga ati umugabo wanjye hari igihe yanunze reka nanjye mbikore mbona uhita ubimbwa reka manze nkubwire njye umusore navuze urumva wa musore udashobora kuvuga ati reka nkore akazi urumva nta musore n'umwe udashaka akazi nawe uramuzi nawe ubaho mujye mureka barahari kandi hari benshi hari umusore udashaka gushaka akazi yego ye nshuti zanyu sezeraga kurya umuntu mujye mureka mani bibabiriye kuvunikira urugo yego gisota ruvunikira twese ngo turuvunikire umugabo n'umutwe w'urugo mani wowe ugomba kubira ibyuya karya bikumva umugore nawe agakora iki akaba barabyara uziko kudashaka biterwa nawe oya mwese mwafatanya mugakora ariko wivuga none ngo uzicara urumva oya mwese ntari bimwakora ariko wivuga ngo umujama ngazicara ngo umukobwa ngamumenye ngo kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 umukobwa ari kukumenya ni mwimutunga afatanya nawe uruhira urugo rwawe nari nako twavuze witonze mwebwe mwabyumvise nabi kuko mwamushaka abantu babaha twavuze wa mujama ushobora kwicara mu rugo akavuga ati ngiye bazanunga nakazi nzajya gushaka abaho se abaho cyane mani nababaho hari abagabo babaho batwunzwe n'abafiyemeri nababaho reka n'abafiyemeri babahe reka dufate abasore muri Kigali batunzwe n'abadiaspora mani iyo umudiaspora ayo kwanze usubira inyuma ukavuga ati noneho ndapfuye urumva umudiaspora nagakwanga oya reba hano baze oya ceceka nanjye umudiaspora arakwanga ukava mu nzu 500 ukajya mu yijana hanyuma iyo utuza nawe ugakora nawe agufasha ntabwo waguma muri yanzu oya mani mujye mureka aho ngaho kubera none harukota aravanyemo amafaranga akavuga atakira amafaranga wayanga wayenda reka mbabwire ibintu bimbayo ikibazo cy'abanyarwanda ni iki mwabona ayemera se wayemeza ahubwo amaboko ukuboko kumwe icyo nicyo nshaka kukubwira wayemera wowe waba wiyemeye mu cyimbo cyangwa se wiyemeye kuri impamvu yaba yamaye buri gihe cyangwa yaba yamaye nyine niyo yayakuba buri gihe baretse gato mbonye gato deri mbonye SMS hano ariko ntago nyisobanukiwe ashobora kuba yanditse nawe yambwiye ngo hey umeze ute nkubaze ko hari ko uziranye n'abantu benshi nta muhungu w'umutinganyi muziranye ko hari umuchina umushaka
no urambwira reka mwitabe mubaze buretse gato muceceke mumbabare mumve ukuntu abantu twagowe umuntu arampamagaye ibi inarilahi base katayifata semani basigaye bakubaza barashaje nawe usigaye utinga umujyango ati mfiteho komisiyo yanga genda mufite ndeta mugo mama wafite se rero retri kubyumva kamanze kamuhamagare bisanzwe ndamuzi ariko arantunguye ibi bintu nta n'umuntu uranabimbaza kuva nabaho ni ubwa mbere ashaka kuba yayobye umugabo halo we bite wambuze nimeze neza wanyandikiye ngo iki nari mbonye wari unyandikiye ngo iki hari umuntu w'umutinganyi wabuze umutinganyi ngakora iki hari umuntu umushaka gute nyine nigisobanurire w'umugore se w'umugore nyine bamutinga w'umugabo nyine bamutinga se umushyirwa umushaka yazi ku kazi ni umushyirwa wambaye ati mwana barwaye mwa baryamane bariza yi ntabwo izo boro ngenzi ijyamo mwana kubaririza nanjye bibona abo bantu nabo mbanzite none se yagiye kuri Google umugabo nyamugabo arashaka umugabo mugenzi we nziko yanditse nzi ko yanditse nta mpamvu navuze ndibeye ashaka nanze ko ari nk'umuntu ukora naridaye usiko ako no mukobwa nawe ndamuketse ubwo se bibaho bakubaza ibintu udafite cyane w'umusha ese we yabashaka yaba uyu nguyu ahubwo mubajije ashaka gusanga ari komisiyo biremewe se mu Rwanda ibyo bintu ahubwo kuranga umuntu ntabwo byemewe bigize icyaha byataye kuranga abantu umva ndagira ngo mbwire abantu ni ukuri kw'Imana muze hano mbamenyekanishe mbabwire abantu deri muze hano mu twakire Imana cano yanjye yarasinziriye imaze amezi abiri idakora uri kumva maze amezi abiri idakora ndi kugira ngo ngere igaruke mu support muze hano mwana muze hano babone abantu bo muri Derika Family Show mukore subscribe kuri Rukotana TV show utamurika mu bintu none so wambaye busa aba bakobwa bose mubona inyuma hari ikintu mwana kiki abakobwa bose mubona nabo muri timu yacu turi gukora kugira ngo tureke ko twamenyekana turacyarabandagara undi mudufashe tumenyekane mudusharingira ibintu byacu uri kumva ukana ubusizemo ntago ari keza ntabwo yabaye umusiniya nukamwita umwandaground dukuyemo urugabo umusitari twe turakishakisha abantu bacu urugabo yabaye umusitari turebe mudukunde ni ukuri kw'Imana abakobwa dore babarushye bavuye kure ewana bakemera bakaza avuga ati hari ibyo dukeneye hari ibyo bakaye bakora bakabita bakaza rero mudufashe muturebe mudukunde munabandikire bano bakobwa bose bafite imbuga nkoranyambaga mugende mubandikire mutabaterete bamwe babuze abagabandi bose turacyasingo abandi havuyemo uruga warashatse hari metero kumbona nose iyi ngiyi isobanuye no mudivorce uyu nguyu umudivorce namusheri nshaka ariko ntabwo bivuze ko aje namufata ariko karaki agende singo de mwandikire cyane amazina yawe twamwe kuri TikTok Nadi
vuga amazina yawe ya nyayo mwana Umubyeyi Diane. niyo ukoresha kuri TikTok. Kandi ndi kuvuga ngo mvuga ya nyayo. Vuga mwana kasige. Nadi wowe ukoresha Munde nitwa Riri. nawe arashaka umugabo. uyu njye nitwa Wikeza Gaje ariko nta mugabo nshaka. uyu wowe rata sheri Nangashaka umwe. washaka benshi wowe ushaka umwe Nta mugabo nshaka. warafashe Oya ariko nanjye ntabwo nshaka ko tugiye kujya kubana nona. Wowe turi kumwe nyine akoma irungu ngo uzajya mukora curubaro. Yesu we ntabwo ari byo mvuze no. sasa rero ndi gukora oya sekuru warateye sekuru afite umugore. Oya kandi umugore ufite umugore ufite umugore sekuru sekuru afite umugore. hanyuma rero turi gukora filimi yitwa Bad Family. nawe akeneye umugore urumva oya njye nta mugore nkeneye. ukeneye iki? njyewe hari filimi ndi gukora bita Bad Family. ni filimi ishingiye kuri Oruga nanjye turi gukora tuzanamo abakobwa abahungu turi kuyikora uyu munsi. impamvu ngoze ikiganiro tuzayisohora ejo tuzayikora ejo. iyo Bad Family rero ndi kwishakira uburyohe ntago iraryoha ariko mugende mu nkundi kwishakira ubunyunyu kuri Derek Family Show mugende mukomeze murebe iriya filimi nziza komeze murebe ibanga ry'umutima muyirebe muyikunde vana urwo rutwe rwawe nawe reka kutuzira muri kamera. sasa rero turasoje Imana ibarinde turabakunda cyane ciao. Bye.